ubukene busigeho muri iyi minsi umuntu azabigenza ate kuko niba amaze kwaka akazi ahantu 80 hose bakanye ubuse nzabigenza n'umugore n'abana babi. Najya numva bavuga ngo rushinga ubone nkumva ntazi ibyari byo ariko ubu ngubu maze kumenya ibyari byo. Ko ya ngofero yanjye rihera ingofero yanjye ko meruka nyambaye ureba nari nayibuze none reka nze nyambare ubundi noneho ibi biringiti nabyo banze mbijugunye ubundi se ni message numvishe ra message bya MTN na Airtel se babambwira iki babamba ngo niba ari za megabyte nsimbizi ngo ni megabyte la oya kazi ntabwo nabyizera ukuntu mbonye akazi barakamaye njyewe Goflo ndari mbonye akazi gahiyo aba bana bagura imyenda myiza akabasura nzakugura umupira mwiza n'ikabutura nziza nawe uzajya wambara nawe ndetse inkweto zarashaje nawe nzakugurira agakinisho nta kibazo ahubwo dore ndabona ko ari butangire mu mufuka bitangire ejo azatangire ejo aho kwitegura akagenda nitegure nitondo kazeruka mu nkoko izo job ari kimbere n'imipira be ako mundi weho igihe wambariye ntabwo urarangiza uragira ngo agukazi bagatanga humura naje ndarangije ntawe ukare dore ndarangije rwose urumva nacererwa aranzi ukuntu akazi twari twarakabuze yigira kuba agira kugenda ubu ngubu rero ngiye kubikiga iyi ndagiye mwana wanjye kabasura
nzakuzanira umugati ntuzanire n'imyenda nziza nta kibazo nawe nzakuzanira umva rero madamu mubwire urabona twashakanye ufite umwana uyu nguyu akiri nanjye mfite umwana none rero aba bana bose uzabiteho utazavuga ngo uyu akiri nguyu ni kabiri aba ngaba bose uzabiteho utazagira ibitekerezo
da